ariko amakuru yuko Zakariya cyangwa se Bishop Gafaranga yatawe muri yombi yo niyo kuko na gerageje no guhamagara umuvugizi wari murangira Dr. Thierry bivuga ko hajemo no gushwana abantu ntibabimenye bya gushwana kwe hagati ya Yena Sabye ndetse na Chita imibanire yabo yaratangiye kuzama agatotsi kuva nyuma y'igihe gitoya babanye ariko biza guhindura isura ubwo yatangiye no kuzanamo ibintu byo kumukubita ubwo buzima bubamo ariko ibya YouTube barabigabanya yego do kuza ku karubanda kwiyerurutsa ku bantu babanye neza nyamara bitameze neza mu rugo aje kuza gukomera amakuru akavuga ko kugira ibyo yabyihanganiye ndetse buri gihe yahoraga amubwira ko ngazamwica amakuru avuga ko Gafaranga uko yamaraga kumukubita yaramubwiraga ngo isaha yawe ntiragira ati wowe nzakwica yego ubwo rero muri iryo joro niho navuga ko byabaye niba nabyita finali iryo joro Nganeti yagombaga gupfa kuri 27 z'ukwa kane z'ukwezi kwa kane kuko mu isaha y'isa sita z'ijoro amakuru avuga yuko yamusanze mu rugo aramubwira ati inzu yabo ni etaje yego ati zamuka hejuru uze nkubwire aramuniga bimara kanya yatawe muri yombi rero kuri uyu munsi tariki 7 z'ukwezi ukwezi kwa gatanu mwaka 2025 akaba afungiye amakuru avuga ko afungiye kuri station ya RIB ya Bugesera ari naho yaratuye mbonye uvuze ko umugore we ari we watanze ikirego cya se wamureze amurega icyaha cyo guhoza ku nkeke hanyuma ubwo sinzi niba waba wagerageje kuvugisha nk'umunyamategeko wawe ngo mubaze iki cyaha biba bimeze bite ubundi igifungo yakatirwa n'iki icyaha cyo guhoza ku nkeke yo kuri iyi kesi rero ho biratandukanye buriya hari abantu bahoza ku nkeke hari n'ibintu n'abantu umuntu akora iyi nkuru ukavuga ati ariko se nibiwe njya mpora nkubwira nti nungo haberamo ibintu byinshi tukabona n'ibindi uribuka ko mu minsi yashize bigeze gufungura cano urabyibuka yego bacishagaho indirimbo zigiye zitandukanye ibiganiro ndetse no gukora ibindi bikorwa bigiye bitandukanye Gafaranga ndetse tunasubiye inyuma yenda tutaragera kuri kesi nyirizina yego mu mibanire ye n'umugore we urabyibuka neza ko izo nkuru twagiye tuzitangaza kuri DCTV Rwanda mu bihe bitandukanye ari ubukwe bwabaye ngenda ndaza gusaba Placide niba ari kunyumva aze gushaka inkuru twakoze umwaka ushize yavugaga ku bukwe bwa Gafaranga aze kuza kuyishyiraho nyuma y'iki kiganiro abantu baze bahere mu mizi ukuntu babanye murabyuka ko babanye mu buryo ki bwatunguye abantu bamwe na bamwe bati ngira ngo iyo nkuru n'umuntu natukiwe inshuro nyinshi cyane ngo ibyo uvuga ni ibihuha n'ibiki ariko ubukwe buza kuba ubukwe buba mu ibanga rikomeye kugira ngo n'ababyeyi uwitwa Aline Gahongayire niwe waje kuba umubyeyi we kwicara mu mwanya we wagombaga muribuka ko hajemo no gushwana abantu ntibabimenye bya gushwana kwe hagati ya Yena Sabye ndetse na Chita yagombaga kuba MC muri ubwo bukwe biza kurangira basuzuguriye kuri sari Nyamata ndetse banasohorwa nabi cyane bibaya sana icyo gihe baje gushwana nyuma baza kubw'inyungu buri wese yari afite ku wundi abe Sabye na Chita ndetse na Gafaranga baza kubisortinga nk'abantu b'abagabo nyine avuga ati reka turebe dufite inyungu ibindi tubivemo yego ibyo bintu byakomeje kugenda biba babona bafunguye cano barimo barakora ibiganiro ngira ngo baje no kwa Sabye ariko amakuru mfite nuko biriya bintu byose byakorwaga uwitwa Annette Murava yabikoreshwaga ku gahato
kugira ngo biyorobetse imbere yawe urumva nk'umunyamakuru niba amenye inkuru mba ngomba kugenda ncukumbura yego nyine haba harimo n'ibivugwa hakabamo ibintu byo gukabya ariko nk'umunyamakuru mba ngomba kugenda menye nyirizina byagenze bite imibanire yabo yaratangiye kuzamo agatotsi kuva nyuma y'igihe gitoya babanye kugira ngo n'ibya divorce ya Gafaranga twabivuzeho ibyo agomba guha abana twabivuzeho ndetse n'ibiki tuza kuvuga no ku manza yararimo araregwamo imanza zifite aho zishingiye na company yakoreraga yitwa Tom Transfers niba abantu bayibuka yego tuza kugaruka ku nkuru nyinshi zigiye zitandukanye ibyo bibazo rero byose byatangiye kuba uruhuri nigeze kubabwira ko hari n'undi muntu nyuma yaho waje kumwishyuza amafaranga agera muri miliyoni 21 umugore utuye hanze y'u Rwanda biza kuba ngombwa ndetse icyo gihe ko bashyira inzu yabo ya etage umutungo wabo wari uri cyangwa se uri no mu Bugesera bawushyira ku isoko ngira ngo izo nkuru nazo abantu barazikurikiye muri kiriya gihe rero ibibazo byabo nibwo byatangiye ariko mu makuru namenye nuko kuva icyo gihe uwitwa Gafaranga ahoza ku nkeke uwitwa Annette Murava kumuhoza ku nkeke rero ushobora kuvuga uti ni kwa kuntu umuntu usanga umugore atatetse bya saa sita ukarakara cyangwa ukaba wamubwira nabi ukaba wamutuka ukaba wagira uti ibyo ngibyo ngo ntazibana zidakomenya amahembe yego ariko ibyo ngibyo byo nta kintu bitwaye kuko nibwo buzima bw'abantu bose ku isi babayemo kuko hari umuntu n'undi ntago abantu babona ibintu kimwe mu buryo bumwe ariko ibyo ngibyo byo nta kintu bitwaye kuko nibwo buzima bw'abantu bose ku isi babayemo kuko hari umuntu n'undi ntago abantu babona ibintu kimwe mu buryo bumwe ubwo ari bwo bwose kuva muri icyo gihe rero nibwo guhozwa ku nkeke byatangiye ariko biza guhindura isura ubwo yatangiye no kuzanamo ibintu byo kumukubita yatangiye no kumukubita hajemo ibintu byo gukubita hajemo ibintu byo gukubita rero icyo gihe nibwo hano mu Rwanda murabizi gukubita umugore umugore ngira ngo n'umusaza umunsi umwe yigeze kuvuga muri speech yaravuga ati umugore w'umunyarwandakazi ni don't touch ukubita umugore uti ugira ngo na nyuma aza gutanga indi mbwirwaruhame avuga ati ariko mwagiye mujya ku bagabo munganya imbaraga mukarwana aho uza kurata imbaraga ku mugore umugore mu Rwanda ho ni ibibazo ariko bya bindi by'umuco bya bindi byo kuvuga ngo umugore ndeze umugabo wanjye byazafatwa bite arakomeza arihangana yarakomeje arihangana ubwo buzima bubamo ariko ibya YouTube arabigabanya yego byo kuza ku karubanda kwiyerurutsa ko abantu babanye neza nyamara bitameze neza mu rugo Annette rero byaje kugeraho kwihangana byanze kuko amakuru avuga ko yakubitwaga inshuro buri uko yatahaga nijoro yamukoreragaho imyitozo noneho biza kugera harananirwa aza kubibwira abakuru b'umudugudu ari kubyumva ariko nanone ikindi kintu cyamuzitiraga kuvuga ngo ndarega gute harimo n'ibi bintu byo kuba bazwi ku mbuga nkoranyambaga k'ubusitari ati izi nkuru ntizimenyekana ko njyewe umugore Annette Murava nareze umugabo wanjye Gafaranga bizagenda bite cyangwa nzacahe sinzi niba uri kumva icyo kintu kubyumva nk'umusitari kujya mu mbuga nkoranyambaga bati ukubita umugore cyane noneho ni bishopu abantu bafata nk'icyitegererezo urumva byagaragara nabi yego hanyuma yarenzagaho uretse no kumukubita yarenzagaho no kumubwira amagambo mabi asesereza umuntu ashobora gukubura urumva umugore n'umugabo baba baziranye ku bintu bigiye bitandukanye tuvuge n'urugero ngiye gutanga ntabwo ari niba umugore wanjye naramukuye yenda twarahuye muguze ari nk'aba bantu nyine bacuruza ibyishimo ngo bacuruza ibyishimo nyabuneka yego
urumva cyangwa se reka nawe gutanga urugero aho ngaho reka mfate urugero yenda umugore wanjye mushatse iwabo bakennye ariko nkajya nirwa yenda mucyurira nticyuzi ni ukurya gusa ati na nyoko sinamuguriye ikibanza cyangwa sinamwubakiye cyangwa sinamushingiye urumva umuntu uhora bikubwira buri kanya uko byagenda kose bikwangiriza imitekerereze yawe. Yego. Icyo gihe rero yaje kwegera ubuyobozi bw'umudugudu wa Kindonyi, ni umudugudu babamo mu karere ka Bugesera, mu murenge wa Mayange, mu kagari ka Kibenga, niba mbivuze neza, mu mudugudu wa Kindonyi cyangwa se Kindonyi, ubwo sinzi ubwo nuko babisoma cyangwa babivuga. Yego. Hanyuma rero ibintu byaje kuza gukomera, amakuru akavuga ko kugera ibyo yabyihanganiye, ndetse buri gihe yahoraga amubwira ko ngo azamwica. Niko amakuru avuga ko Gafaranga uko yamaraga kumukubita yaramubwiraga ngo isaha yawe ntiragera, ati wowe nzakwica, ariko amubwira ibyo ngibyo. Rero biragenda biza kugenda bigera amakuru avuga ko ejo bundi mu ijoro ryo ku itariki 27 z'ukwezi kwa kane mu mwaka wa 2025, ejo bundi 27 yamusanze mu rugo nk'ibisanzwe. urumva umuntu wakumenyereje kugukubita cyangwa kugira gute, hari ibyo ugeraho ukabimenyera. Yego. Ukavuga uti niko zubakwa niko zubakwa. Yego. Ubwo rero muri iryo joro niho navuga ko byabaye, niba nabyita finali. Iryo joro Nganeti yagombaga gupfa kuri 27 z'ukwa kane z'ukwezi kwa kane, kuko mu isaha saa 6 z'ijoro amakuru avuga yuko yamusanze mu rugo, aramubwira ati inzu yabo ni etaje. Yego. Ati zamuka hejuru uze nkubwire. Umugore bisanzwe nyine ugiye kwitaba umugabo we, sheri we cyangwa se iki, urumva niyo nako kantu kazamo kugutuka cyangwa gukubita, ubwo yari yagezeho yari yakiriye. Yego. Maze ahageze icyo umugabo yahise akora, yahise amufungirana mu nzu, akuramo urufunguzo. Arangije nka kwa kundi yahoraga amubwira ati ndakwibikiye isaha yawe ntiragera, nibwo yahise amubwira ati noneho umunsi wawe wageze. Yari yo saha yo gupfa. Icyo yakoze ni iki, yahise atangira kumuniga. Uri kubyumva? Yego. Ari nako akwita mu nda, buriya mu nda ngo ntabwo ngo bigaragara, akwita umuntu mu maso, nizampfunira ubwo. Izo n'imvugo zanyu ni wowe ubyivugiye. Yego. Urumva? Aramuniga bimara akanya, kugeza ubwo Aneti yaje, nabyita nkaho ari uguhera cyangwa se gupfa, kuko we amakuru avuga ko yamusize abona ko yamurangije. Uri kumwe? Yego. Icyo yahise akora ni iki rero, yahise afata telefone ze zombi, arangije ahita afata imodoka aragenda. Yafashe telefone z'umugore, iy'umugore niyiwe niye y'umugabo. Yego. Tugenda neza, urumva ko amusize mu nzu azi yuko gahunda zarangiye. Yarazi ko yapfuye. Yego. Ari byo ndi gukubwira cyangwa ntabwo nkurikiye? Ndi kubyumva. Amaze kugenda rero, uko yaje gufatwa, ayo ni amakuru y'urwego rw'ubugenzacyaha nanjye ntatanga. Ahubwo turamutse nituza dogiteri naza kumvugisha, aho niho twahera. Ubwo ngenda nguhaye amakuru y'ibivugwa ko akurikiranyweho. Yego.
nuko kesi ye imeze muri rusange. Hanyuma ariko umugore we yarazi ko yapfuye, umugore yari muzima ariko umugore we yaje kuzanzamuka. Ni kwa kundi nyine Nyagasani iyo atarakurekura ibintu biba ari amahoro. Yego. Umugore yaje kuzanzamuka ndetse hanyuma ayita abavuga ko yamuhunze, yahise ahunga nawe. Aho yahungiye rero niwe wamugiriye inama ati ibi bintu ntago bibaho, ugize amahirwe urarokotse ntanabimenye kuri muzima, inzego nizo zigomba kumukurikirana, kuko ukomeje muri ibi ngibi twazakira indi nkuru yuko witabye Imana. Ndibaza yari yasize amufungiranye, yishe urugi, yarahamagaye aratabaza, byagenze bite? Uwafunze yasigaranye urufunguzo, amaze kumuniga arafungura, icyo yafashe ni telefone zabo aragenda. Umuryango w'icyumba yamunigiyemo yasize ufunguye. Afunze inzu n'igipangu ubwo yafunze inzu n'igipangu. Igipangu cyo banagifungura kenshi, imfunguzo z'ingufuri n'ibindi ntago mu nzu ntago wazibura. Ikibi kigoye ahubwo ni ukuva muri icyo cyumba yaba yaramufungiranyemo wese. Ndetse n'izo detaye zose zindi nazo tuzagenda tuzimenya uko iminsi izagenda. Mu gihe nk'umunyamakuru bagomba kumenya amakuru anayatangaza. Hanyuma izindi detaye zo ko harimo n'ibindi bigiye bitandukanye, birimo n'ihohotera rishingiye ku gitsina bivugwamo ko yamukaza. Ibyo mvuze ibyo ngibyo abantu bahita bavuga ngo ariko se gusa umugore we ntibasezeranye. Kirazira kikaziririzwa gukoresha imibonano mpuzabitsina umugore cyangwa umugabo atabishaka ku gahato, cyangwa se ugatangira ukamukoresha n'ibindi. Hari abatangira akavuga imyanya bakoreraga amatireka nyimure nkorere ahagana inyuma. Ibintu bera mu ngo ni ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Hari uvuga ati reka nkuzirike mbikore nkuziritse ngo nibwo nishima. Ibintu bibera mu ngo haberamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Nyuma mukira abana hanyuma ubwo biraza kugenda gute? Sinzi niba wenda hari amakuru waba ufite ku kitegeko ribivugaho ku bigendanye aramutse hamwe n'icyaha cyo guhoza ku nkeke. Guhoza ku nkeke rero, icyaha cyo guhoza ku nkeke nandikiye metere, ntago aransubiza kuko ntago ari mu Rwanda. Ariko naza kunsubiza n'ubundi inkuru turakomeza tuyikurikirane, cyangwa se nimbona na verisiyo y'umuvugizi wari ubugenzacyaha turakomeza tuyikurikirane. Hano icyo umuntu aba agira ngo akore ni ugutanga inkuru kugira ngo abantu babe bamenya ibijya mbere. Ariko process zikurikira n'ubundi kuba yatawe muri yombi, yatawe muri yombi, ayo makuru yo niyo process zikurikira n'ubundi ni izisanzwe, kuzuza dosiye, kuba barebye harimo ibyaha bikomeye. Kandi n'icyo cyaha ngira ngo ahanini gikurikiranwa ari uko umuntu yatanze ikirego. Ntabwo nibuka neza, nyine biri muri ibyo nyine. Ndamutse mbonye itegeko nibyo byari kutworohera. Ni ibintu umuntu ari bukomeza agakurikirana kugeza ubwo abanyarwanda bamenye byari bimeze bite. Ariko ngo abantu benshi ikintu bari kwibaza ati se ko twamubonaga nk'abakozi w'Imana ibiki n'ibiki, abandi bagatangira ati twaramubwiye turiya mwana ntiyari akwiye gusanga umugabo yagiye mu mivumo. Abandi bati ubwo ndabyibuka ko hari umuntu rwose nkora ku nkuru ze bwa mbere byababaje cyane, akavuga ati umwana w'umukobwa byageze ubwo tumushakira umugabo uba no hanze, byibuze ati niba abanyarwanda abona atashaka umuntu ko babizi ko gafaranga yari asanzwe afite abana n'umuryango baza kudivorusa. Ariko undi ntiyabyumva, abandi batangiye kwandika ngo twarakubwiye wanga kumva. Kuko ngo harimo ibintu byinshi. Iyi nkuru turacyakomeza kuyikurikirana ndetse n'urubanza
uko byagenda kose amakuru nzayamenya, tuzagenda tubikurikirana tumenye detail kuri detail. Ariko amakuru nibanze naho mbahayeyo nayo ngayo, nibyo ngibyo akurikiranyweho. Umugore we nyirizina niwe witangiye ikirego, ibindi turakomeza tugende tureba tumenya dushaka andi makuru. Yewe ko zirara zishya bwacya zigakonja, nuko bimeze mu ngo mwirirwa mutubwira ngo dushake. None se ntazimeze neza, ndeka ntimukagendere ku ngero zabo byanze. Ibyo bintu njya mbwira abantu, nawe wikumbi inkuru nyinshi zabo byanze, wafashe ingero zabo byakunze. Nka François Ngarambe n'umufasha Sabanye imyaka igera muri 40, bacyambara imyenda isa, bagikundana, bagiteteshanya, bakigira bati kuki aho ngaho atariho mwafatira ingero mukaza kuzifatira kuri ba bandi bagiye basenya ngo kanaka byanze ngo nanjye ngo singishaka. Ibyo ni imyumvire mibi, ni imyumvire ya gipagani. Ese kuki wumva wowe uzagera mu rugo ugakubita umugore? Kaduhera kuki wumva kuzagera mu rugo ugakubita umugore? Ariko tujye dukoma urusyo n'ingasire. None se buriya ibintu bipfa kwizana gutyo gusa? Ntabwo bipfa kwizana gutyo gusa, ariko hari igihe biba nk'akazi, akamenyero. Kuko nibyo nakubwiraga, soti mu rugo hari igihe ugira gutyo ukarakara ukabwira nk'umuntu atari ko warasaze. Ntabwo uba uyobewe ko ari umugore wawe cyangwa se ari umugabo wawe uri kubwira. Yego. Hari igihe ugira gutyo ukaba wakora n'igisa n'ibyo ngibyo, ariko ibyo ngibyo utayobewe ko ari umuntu mubana. Ariko se niba bibaye ku wa mbere, ku wa kabiri, ku wa gatatu, ukageraho ukabimenyereza, ukagera ku rwego, ngira ngo mu minsi yashize hari uwo mwigeze kumva we wageze ku rwego yamuhoraga amubwira ko azamwica, nyuma arangije batanabigambiriye aza gutema imihembezo, aribagirwa umuhora awujyana mu cyumba. Umugore awubonye rero ahita yahukana. Kuko ntiyaba yarakubwiye ngo azakwica, ngo nurangiza ubone umuhoro ngo urare muri iyo nzu. Uri kubyumva? Yego. Ibyo bintu rero iyo wabigize akamenyero, wari ucyurira umuntu ngo uzamwica, wica umuntu waramuremye. Urumva haba harimo ibindi bibazo nyine. Mwebwe ntimukarebe kuba byanze, mujye murebera kuba byakunze. Ikindi cya kabiri, ubutumwa buriya, ibintu byose mubona kuri social media ntabwo ariko biba ari ukuri. Ibintu byo kuri social media rwose ibyinshi biba ari ibyo kwiyerurutsa. Ubu hari n'abaza kwita bavuga ngo yego namwe muba muri kwiyerurutsa. Ni ukubabona kuri televiziyo ngo mukundana, kumbi nibyo kuri kamera. Biba bitandukanye, nta rugo rwubaka nk'urundi, nta rugo rwubaka nk'urundi, kandi nta n'umuntu wubaka nk'undi. Yego. Ntabwo kanaka byamugendekeye ariko nawe bizakugendekera. Oya, harimo itandukaniro. Hanyuma hagati aho nkibaza, ni gute umuntu bamubwira ko bazamwica rimwe, kabiri, gatatu, kane, agakomeza akagira imbaraga zo kuba muri iyo nzu, muri urwo rugo, umuntu yamubwiye ko azamwica inshuro zirenze 3? Ejo sinakubwiye inkuru z'umugabo n'umugore bari kurwana, umugabo yaza kubakiza yo kurakuriza umugore nawe akamwishyura ingumi, umugore akamukubita umwatsi, turambariza icyo umugabo witira umugabo ntande wa mugabo. Ibyo umugabo n'umugore bimenywa n'amashuka bararamo. Nayo byo kuvuga ngo turakomeza duha abana update uko amasaha agenda yegera imbere. Yego, reka ngushimire cyane Clement.